kugira ngo twemeze kwizana ushobora kuvuga ko uyu muntu wasubije Eric ashobora kuba yarafite ijwi nk'irya Muchoma ariko atari Muchoma so wasanga iryo jwi rya mbere bohereje ari gusubizwa yari arimo aravuga ati runaka ndi bize bureze nakuvugisha ariko wari ufite ijwi rya mbere ibintu byavugaga umva se ngwira ijwi rya mbere ridutemo umva se ngwira ijwi rya mbere ridutemo ridutemo ese ko mwataye muri ryundi muri rya mbere rishobora kuba jya sheri nagushatse ndakubura ariko nta kundi we bivuga utabizi ni muri ahubwo iryo jwi impamvu mutaritanga wasanga Eric yaravuzemo izina ry'uwo muntu bavugana yo bro mwa praise na wrong person my brothers reka Eric agiye kurizana amahame pede fite PhD mu buzima nta muntu wansinda ntago imenyetso wabizana wabumvise ko yatangiye kuzamura agahanga pede ijwi bisanzwe birangiye atari ongera ikinya abanyarwanda bivuze ngo ibimenyetso tubitesheje agaciro mutapige screen ntabwo bihagije azagende akusanya ibindi bimenyetso uzabiza ariko se turi hutishwa n'iki Eric ntago aramanuka araje abizana Eric yagiye kubizana kandi ubona ko ari ntugende ku editing gusa ntajye ku editing ntabwo genda gake Muchoma ongera ikinya abanyarwanda iby'ubumwe n'ari ingire live gusa abandi mube muretse gatoya kwanza Biden nge nifite n'indirimbo cyashya kakanya n'ubundi bintu byanza ibinano n'ubundi bintu byanyu nimwe mwambyutinge mu muting oya nagabe byatuzanye rwose indirimbo yanjye yitwa uyu mwaka iba playingire banayumve wana none se Muchoma ndi umupromoter unyandikire nyishyire kuri filime zisobanuye yego Rata Sankara urakoze Rata mwana ntabwo wampaye amafaranga yo kwamamaza abantu 600 neze ngiye ko mwambyukishe mu gitondo cya kare nsinziriye kugira ngo tuverifye niba uri hybrid ariko musanze iki musanze kari ukumparabika kandi nababwiye ko ari ukumparabika dore nibitasuka amenyereye kumarabika ariko gasu ntibizagukundira mwana wa mama ntibizagukundira ngo ngwiki pede uretse gato beauty salon aho hasi ukimara kumva ko Semuhungu ari mukeba wawe wumvishe warira reka ntago ibimenyetso bifatika rekana nibyo Madamu Muchoma Semuhungu yagiye ari kuzana ibimenyetso agiye kuzana ibindi bimenyetso hafi kuzana ibimenyetso aracyari Semuhungu Eric na haraga ngari vango nagiye gatema mwana ya chat zose Eric rero ngiye nama naguhereza itare yakana nimero mureka vuge ukusanya ibimenyetso neza bifatika naho ibingibi ntago bifatika rwose kuri ngiye nimero enye zose za Muchoma yazikuyeho kuri WhatsApp ubwo bivuze ngo nta kimenyetso ufite rero kandi bihari ijwi ziryawe ongera wumvisha abantu ijwi ari hakanya none ariko nyine nanone reka mabwire hari ikintu utagomba kumenya muri kureba umuntu umwe ariko ntabwo muri kureba undi wa kabiri nawe iryo jwi Muchoma reka njye nkwibariza nk'umuntu w'umugabo na ziriya message ntago ari zawe ziriya message reka nkubwiza ukuri nje nta nubwo nabyibuka gusa nubye rino jwi harimo bitari ryanjye pe uyu muntu ni umupedi oya cyakoze umva Rata Sankara cyo ndi bwemere sibyo icyo ndi bukwemerera Eric namufashe nka sister wanje sibyo yaratunaniye nko mu muryango ndavuga ati nta ribi ndamukunda kandi mukunda uko ameze Muchoma ubu ngiye kumusapotinga uko ameze so vugana nawe Semuhungu avuga ku bijyanye n'imboro yawe ko nta kintu wavuze ahubwo wahise uvuga ngo uragiye ngufite nini none reka nkwere mupurenga ka video kanje ka trendize kari gutrendinga muri iyi minsi nambaye isumi Semuhungu yabwiye iki ko video se ntago kazwi n'abakobwa benshi barakazi hano karahara ka video kanje ugaragaza ko usiramuye yerekana ko usiramuye ibyo ni ibintu ari gukora ari gutekereza gusa ari kuvuga ntusiramuye man ikwamira ibyo ni harabika mwana ngende umutopu cibro ngende kugira gore mu buzima bwawe muri abana kuri YouTube ngo bagiye kugusesengurira abantu bahaye amafaranga ya views no mukanya inkuru nizo mu Instagram waje bigurira abafata Claude
niza gufatwamo n'abahungu bagiye bikoze ariko reka mbabwire nibuke ko Eric iki ni ikintu cye mu buzima bwe busanzwe umuntu wese ashobora apfa kuba mukunda gusa ubwo Eric agerageza ubushoboka bwose kugira ngo uri umugabo Eric urikunkunda urankunda ndabizi pe urankunda wabyumvise nese muri twese ari uwo yanga hano hari umuntu Eric yanga oya Eric oya wenda nta muntu yawe cyangwa Eric uzigira umukundire se Eric nta mutima mubagira ese muco oya ndabizi nanjye ndabyemera pe muco harwanga agira nka kasuku ubundi kasuku n'umuntu ugira urwango muco ko kasuku ntabwo nahagira urwango ahubwo akunda udufaranga tw'ubusabusa ku buryo ashobora gusiminjika n'inshuti ye magara n'umuryango yabasiminjika muco Eric arakunye Eric arakunye nagorwa mwarerekanaga ariko ese uretse iyo mwerekanye mubwire iyo mwerekanye abagabo ku bagabo umwe mwereka ikibuno akamwe bigera bite kandi ngo Muchoma yaramufataga nk'umukobwa namubazaga niba akunnye ngo yaramuheneraga yamwereka ko bita mu mwatata no murani umva Muchoma ni top Rasi Jama yisize insenda hano mwumva ko kana Rasi Jama rata namo Eric gasubiremo ako kantu ukababwira Muchoma ni top urakoze cyane ndi top Rasi Jama ni umugabo uretse gato mugende umugabo nawe none se niba muri top uretse ari amavuta gasuka tubwiye n'ubasubika iryo ni sebanya rya kasuku niba ari top niba mureke kuvanga top ntabwo mu bise bya top na bottom mu bitubwire ntabyo tuzi Muchoma warabyemeye ko ari top ariko no uretse gato kuvuga top ni urongorwa ni urongora ni urongora wowe ni umugabo Muchoma ni ujya mu kabuno Muchoma ni ujya muri anisi top none se kamubaza uretse gato ndashaka gasuku noneho ya mavuta yayakoreshaga yabonaga wajya kutobora nuko Muchoma urumva oya Muchoma uko babigenza abantu bese mukande kuri hati mukande hati mara hejuru mu uko bigenda barahindukira ndagahindukira umwe arabanza yakubita yamuhamya undi agatinye nawe kamuhamya umvaje agize imana se Eric arakurabura wacitse ku icumu bikomeye se Muchoma ni harabika rya kasuku nimubyemere nibi nasanzwe abera bimenyereye ariko se ubundi kasu wamba bari ukanshira hasi muri iyi minsi wo kabyara we ukareka kumparabi humura rwose abana ibintu bagiye gukorera baza kubibona mu Instagram batangiye gupostinga rahira kumwikaza kuri kavindi ari ukuntu umuntu ari coding iminota 30 akavuga ati iranga buri icyumweru urakoze cyane sihiti Muchoma yamye yifuza reka nta hiti nshaka muri ubu buryo Muchoma reka mani mfite indirimbo nziza n'aba influencer bajya banza y'iboro mwavuganaga na Semungu bahitashira ya ndirimbo yawe nshyashya oya mfite indirimbo nshyashya nziza kandi n'abantu basaba abantu hano bavuye ngaho mureka duca amazimwe ya nyuma Wow, thank you, bro, man. Thank you so much, man, for your support, man. Yewe, Eric shiri wanje bite se mwana umeze fresh mwana weekend nziza rero nizere ko weekend iri bukomerere neza ariko nawe ndabizi nujya wikoraho ubwo weekend wayiteganyirije ibintu byiza na kakawayini kawukunda ariko kana kawayini ukunda na kawayini na ka juice ukunda kunywera mu kirahuri mana hari igihe njya mbona live zawe nkabona ufite ikirahuri n'akawayini niba ari wayini ntumbaze wowe umbwire neza ahubwo se ko numva niba uri muri shawa niba uri gutekinga shawa niba uri gukaranga bimeze gute
nanige kukubwira ngo nyorereze video uri gutekinga shower da. Ikibazo nuko niyo byaba ari byo buri abantu atinze siwanayinyorereza ubu ngubu tayari wanarangije. Muchoma yari yatose. uretse gato ko mubaze mudushaka akaudio kase mu kabanza ushaka iryo jwi erega iryo jwi ritari nta gaciro rifite uretse gato se mungu yuko ari baro wowe top wese mungu uretse gato nta gaciro rifite se mungu hejuru mwarahamagara rega mwasanga mwarahamagaranye uretse gato ariko se wabonetse gato yewe mucomani mucomani kwanza kuva umunsi witwa mucomani turumukora uretse gato wese mungu nyuma se mungu reba hejuru scrollinga hejuru gato urebe niba nta no urebe niba nta missed call ihari cyangwa niba nta audio ihari kwabanaga WhatsApp man ibingibi nibyikona byakanya reka nuko nuzayikuyoreka ndaza ko nshaka ariko n'ibintu byagiye okay nyuma kubizana nda wara chat backup gusa no seba nchakira scrollinga hasi gatoya scrollinga hasi turebe reba hasi reba sera nta misi reba hasi utureberera atasemo reba hejuru yi audio gatoya ibyo conversation mwari mwagiranye man reka mbabwire yigira mu Rwanda nkabona ko no mutito ari kumvuga nabi ari ama message menshi y'ibintu twanditsanye na Sibi so iyo nabisije umwaka washize ariko izo conversation ni za 2019 na 2020 ariko muvuga nabi mubanze munyumvise none mbonye ko ne kumvuga nabi ndabashimira mutito amajoro tuvugana ijoro ryose man atwaye track ubundi akora muri university aterura ibintu by'intebe za muri conference hall ziyo yose tuvugana man isaha mu masaha abiri nimba mbeshya mvura umugisha muri kino gihugu niwe byo bitarabaye kuri WhatsApp man apana na bino bya hano none ngezeje ngo mwamana uri kumvugana ariko nayifite ndihore none rero bibyukije akaboze none amamagaye kuri live ngo nze tuvuge kuri shafa shafa n'ubwo tumuvuzeho ndumva mu kuvuga kuri muco bitanibuka kuno mutipe yagiye